Ni impanuka ibaye kuri uyu wa kabiri tariki 12 z'uku kwezi kwa munani umwaka wa 2025. Iyi mpanuka ibaye mu masaha y'igicamunsi, imodoka ebyiri zirakubitanya abantu benshi bagira ubwoba. Iyi ni impanuka ihahamuye abantu benshi igakura umutima abatari bake. Izo ni imodoka ebyiri, iyo ni imodoka yo mu bwoko bwa Hyundai Tucson niyo muri kubona iri gusunikwa n'umupolisi, iyo yindi niyo mu bwoko bwa Mercedes Benz. Iyi mpanuka ibereye he? Iguyemo bangahe? Ikomerekeyemo bangahe? Yatewe n'iki? Ibi byose mba nabikurikiranye neza cyane kugira ngo uze gusobanukirwa neza aho iyi mpanuka yabereye, ndetse ugenda unamenya icyateye iyi mpanuka. Nizere ko turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe, ukaza kugenda umenya neza ibi ngibi byabereye, kuko mba nahagiye ku bwawe kugira ngo uze gusobanukirwa neza uko ibi ngibi byose byagenze. Ndacyabwira wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere akaba ataradusubscribinga, nakore kuri iryo jambo ryanditseho sabone cyangwa subscribe bitewe nuko abyita, ariko kandi ntagenda adakoze kuri kariya kantu k'inzogera. Ngira ngo impanuka ziri kugenda ziba umunsi ku wundi. Izi mpanuka sinzi ikintu kiri bukorwe kugira ngo zihagarare, kuko uko ziri kuba niko ziri kugenda zidutwarira ubuzima bw'abantu bacu, kandi ntekereza ko ibi ngibi iyo bibaye atari ubwa mbere biba byumvikanye mu matwi y'abantu, kandi biteza igihombo ku bantu batari bakeya. By'umwihariko ntabwo nabura kuvuga ko abangaba baba bagiye cyangwa baba baburiye ubuzima muri iyi mpanuka, baba badafitiye inyungu cyangwa se badafitiye umumaro ukomeye imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. Bityo rero ibi byose nyemerera mbikugezeho ugenda usobanukirwa neza uko biba byagenze, ndetse tugende tunamenya icyo polisi iba yagiye ibitangazaho nyuma y'uko ibi ngibi biba bibaye mu muhanda, kandi nta munsi n'umwe polisi idatangaza cyangwa se idashishikariza abakoresha umuhanda bose kugenda neza cyangwa se kubahiriza amategeko n'amabwiriza y'umuhanda, kugira ngo ya gahunda yagera y'amahoro ikomeze kugenda yubahirizwa. Ariko ibi ngibi biraba umunsi ku wundi, n'ubundi tukagenda twumva impanuka buri uko bwije nuko bukeye. Byose reka mbikugezeho wumve aho ibi ngibi byabereye. Tujye kubana muri aya makuru. Nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Yes, nkuko natangiye mbikubwira, iyi ni impanuka yateye ubwoba igahahamura abantu batari bakikimara kuba. Hari benshi bageze aha ngaha bareba uko bimeze, ndetse na polisi yaje guhita ihagera kugira ngo ibashe gukuramo bamwe mu bari bagiye bakandwa cyangwa se batsikamirwa n'imodoka imwe muri izi yangiritse cyane. Ngira ngo muri kugenda munayibonera neza, niyo ngiyo yo mu bwoko bwa Hyundai Tucson nkuko nagiye mbikomozaho. Izi modoka zari mu cyerekezo kimwe cyangwa zabisikanaga. Byose reka nze mbikugezaho kuko nicyo kiba kinzanye kuri izi mikoro, ntuze kwigora utekereza ibintu byinshi ati ahangaha nahagana hehe, ubundi ibi ngibi byagenze gutubwo. Reka nizere ko wese umenya ko nagarutse muri ya makuru. Aya ni amakuru abagezwaho, ni amakuru bugiye kugezwaho nanjye Sharire OG, umuhungu w'Imana ubakunda ubahoza ku mutima. Reka nongere mbwire wa muhungu cyangwa se wa mukobwa, birashoboka ko waba uri umudamu cyangwa umukecuru, yewe umusaza, aho uri hose, reka nongere nkwinginge mu byubahiro byawe ngo niba ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere ukaba utarakora subscribe, bikora aka mwanya, kubera ko kubana natwe ni umugisha ukomeye. Ariko kandi ntiwirengagize gukora kuri kariya kantu ukinzogera kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Nyemerera mbere yuko nkugezaho iyi nkuru y'iyi modoka cyangwa se izi modoka ebyiri zikubitanye, navuga ko ari inkuru y'incamugongo, ariko uze kunyemerera uyumve, kubera ko ibi biba byabaye ariko tuba tugomba no kubyakira. Byose ubundi ngo nta biba nta mpamvu. Ubwo n'ibi ngibi rero hari impamvu yabyo. Rero njyewe reka nkomeze nihanganishe imiryango iburiye ababo muri iyi mpanuka, ndetse tugende tunababa hafi abaraza kuba babazi cyangwa se abantu twagiye tuba turi kumwe ahangaha iyi mpanuka yabereye. Ngira ngo muraza kugenda no mwumva n'amajwi yabo, mbitaza gutuma mutumva iyi nkuru, kuko ijwi byanze bikunze muraza kugenda muryumva ari ryo riri hejuru. Ubwo ndi kuvuga ijwi ryanjye. Bityo rero reka nisuhurize mwe muntu z'amatwi muri
ntara y'amajyaruguru, abanteze amatwi bari mu ntara y'amajyepfo nabasuhuje cyane, kandi hari n'abandi banteze amatwi bari mu ntara y'iburengerazuba, iburasirazuba, namwe duhorana mu mujyi wa Kigali. Reka nizere ko aya makuru tugiye kuyabanamo kandi mumeze neza cyane. Abatameze neza mwihangane, kuko iyi si murabizi ko yubakiye kuri kapitalisme, ntago ibi biyiberamo byose ari feya. Ubwo rero niba uyu munsi byagenze nabi kuri wowe, humura, ntago ariko bizahora. Ujye unasenga Imana, kubera ko tujya tubona ko ikora imirimo n'ibitangaza, igahindura ibintu mu kanya gato nk'ako guhumbya. Bityo rero nyemerera tuze kubana muri aya makuru, byose wabyirengagije untega amatwi, ibi byose mbikugezeho. Birashoboka ko waba unteze amatwi urwaye cyangwa urwaje. Wowe urwaye reka nkubwire ngo urwara ubukire, ariko kandi nawe urwaje umuntu wawe ntucike intege ngo wumve ko umurambiwe, ngo wumve ko uri kugenda utakaza icyizere cy'uko agomba kuba muzima. Oya, aka niko kanya keza ngo umwereke ko uri kumwe nawe, kandi ujye unamusengera. Imana irakiza kandi yumva abayitakira ku manywa na nijoro. Bityo rero kanizere ko mwese tujye kubana muri aya makuru twibwiranye ndetse tunaziranye. Iyi ni impanuka ibereye aha mu ntara y'amajyaruguru, mu karere ka Musanze, mu murenge wa Cyuve. Aha abantu benshi barahazi, izi modoka zikubitanye ubwo iyo modoka yo mu bwoko bwa Hyundai Tucson yashakaga kudepasa, ariko ubona ko yacanye ikinyoteri gitandukanye n'icyo kudepasa. Ubwo murabizi neza, abantu b'abashoferi bo barabizi. Ubwo iyi ngiyi iyo mu bwoko bwa Hyundai yaje gukubitana n'iyo modoka yindi yo mu bwoko bwa Mercedes Benz, ni nabwo uyu nguyu umushoferi wari utwaye iyo modoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz we yakomeje kugenda mu muhanda nk'ibisanzwe. Uyu nguyu aza kugira gutya aramukatana, ni nabwo uyu yaje guhita mukubita, ivumbi riratumuka, kandi imvura yari yanaguye mu masaha yashize, ariko ivumbi twabonye ryirengaba. Ibi ngibi rega birava, mwebwe mukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko nta bisanzwe mu mpanuka. Inshuro nyinshi njya mbibona mu mihanda ibigiye itandukanye, biba byagiye bihabera, biba bitangaje. Iyo modoka yo mu bwoko bwa Hyundai Tucson yari yambaye plaque RAS 632 nk'uko twagiye tubibonesha ijisho ryayo. Iyo yindi ni nayo ntagiye mbona plaque zayo cyangwa se ibirango biyiranga muri rusange, kubera ko wabonaga yapindamyemo ukuntu, ndetse wabonaga ahanini abaturage bari kugenda bakuraho bimwe mu byari byagiye byangirika cyane. Ubwo bagiye banaterurana na plaque zose, ni nayo mpamvu tutagiye tunabona neza plaque z'iyo modoka yindi. Ibi ngibi rero bikimara kuba, polisi yahise ihagera, isanga abaturage benshi bari gukora ubutabazi bw'ibanze, bashaka uko bakuramo abari bagiye bafatwa n'ibyuma by'imodoka, cyane ko aha ngaha bagera kuri babiri bahise bahatakariza ubuzima ako kanya. Disi murumva ko bibabaje. Imana ikomeze ibakire mu bayo, ndetse ikomeze n'imiryango yabo, kuko ni ibintu biba bibaye bitunguranye, ni n'ibintu biba binateye ubwoba. Birababaje, mvuze ko ibi ngibi binejeje naba mbeshye. Impanuka nta munsi iraba ngo ibemo ibintu binejeje, sinkubeshye. Aho wabibonye ujya muri comment unyandikire. Nta hantu turabona impanuka yabaye ngo abantu bishime. Ni ibintu biteza umubabaro, amarira mu miryango. Ari nayo mpamvu ndi kugenda mvuga nti abari ahangaha mu karere ka Musanze, by'umwihariko ahangaha iyi mpanuka yabereye, niba mwamenya aba bantu mwihangane, muze kugenda mubaba hafi. Ubwo ndi kuvuga imiryango y'aba ngaba bahatakarije ubuzima. Bakaba bagiye batubwira ko ibi ngibi byose byabaye ubwo izi modoka zabayeho gutanga ibimenyetso nabi, nk'uko dusanzwe tubizi, ariko bivuze ngo zanirukaga. Ntabwo izi modoka zagendaga gahoro, sinkubeshye. Izi modoka ntago iyi mpanuka yaba yabaye muri ubu buryo, izi modoka ziri kugenda gahoro. Bityo rero polisi yakomeje igenda iburira abantu benshi bagenda mu muhanda bakirara, ngo kubera ko batabona polisi mu muhanda cyangwa batabona za Sofiya. Ubwo Sofiya ni za kamera zo ku mihanda. Abo ngabo ngo bakwiye kugenda bisuzuma bakanisubiraho, ngo kubera ko bashyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga nabo ubwabo batagiye bikuramo, ngo kubera ko ibi ngibi iyo byangiritse nawe ubwawe ukaba wahasiga ubuzima. Ni ibintu biba biteye igihombo ku gihugu ndetse n'umuryango warebereraga muri rusange. Ubwo rero bityo njye nakomeje nibariza abapolisi ndetse n'abashinzwe umutekano, by'umwihariko abashinzwe umutekano wo mu muhanda, traffic police, ikigomba gukorwa kugira ngo izi mpanuka zibe zagabanyuka mu muhanda cyangwa zihagarare. Bagenda bambwira ko ahangaha
muri Musanze naho bafite gahunda yo kugenda bahazana ya drone igenda igenzura ibinyabiziga byose bigenda mu muhanda. Ngira ngo iyo drone tuyizi mu mujyi wa Kigali, ubwo tugiye kugenda tujya tuzibona no mu ntara ahantu henshi hagiye hatandukana, by'umwihariko muri iyi mijyi yunganira umujyi wa Kigali. Ubwo reka nizere ko wari uneze amatwi rero ugisobanukirwa neza ibingibi aho byabereye akarere ndetse n'icyateye iyi mpanuka muri rusange. Ngenda cyakomeza kwihanganisha imiryango y'ababuriye ababo muri iyi mpanuka, ndetse tugenda tuvuga tuti abangaba bahatakarije ubuzima Imana ibakire mu bayo. Ndagushimiye, nizere ko turaza gusubira amakuru yacu ari imbere. Nyumvaga kuri mikoro nitwa Sharire OG, asante sana.